uzagerageza kurya ruswa nzamukuraho ingutu ngirya ari mbisi. Kuraza sha utazi kimuhatse areba nyine caceka se wacicucuto njya kuvuga ibyo bigambo by'ubugoryi nkahita nkurasura ururimi rugahita ruhinduka akayongera. Utaza kunyubahuka wa mugabo we urambwira ngo njye mfite imibare mike n'amafaranga yose mfite. Kasimu tuza. basore bite byanyu sha sawa ni sawa none ndababwiye ko mubyina narahagera Gusa turi kwitoza kugira ngo turebe ko ukuntu byagenda neza. Ako nabonye wewe urimo urabyina nk'umuntu utarahatanye. Boss ntaratanye babizi. Cyangwa abajaji barebye nabi. Ntago bareba nabi. Umva rero gahunda y'uyu munsi. Uyu munsi murabizi ko ari umunsi wo kugira ngo mbereke boss namwe mumyereke neza. Sibyo kandi gahunda ni yayindi. Ugomba kuba intore. Boss yahageze isuzanyo ya mbere ni gutya kugira ngo abone respect. Urumva? Ikindi ukirinda kwifatira ibintu bya gutya wapi ibyo ntabwo byemewe. Ubwo urabanza ukamusuza amara kumusuza agafungo nakangaka. Sibyo biba birenze. Erega boss twagiye kugera kuri finale nabo bibona ko tubishoboye. Ntago ari ibintu dushakisha urabizi. Ubwo ibintu by'ubujiji nizere ko bitari buzemo. Erega ikinyabupfura nicyo kigomba kuturanga tura abanyabwenge. Uri umunyabwenge cyane. Ariko ntuzana ubwenge kuri twebwe turabukurusha. Mwebwe muri hejuru. Okay, sawa cyane. Ubwo twabyumvikanye. No umuntu udakunda umunyabwenge cyane ahubwo ibikorwa. Murabona ko n'aba boss bahageze urumva ahubwo mumfashe tubakire fresh. Karibu boss. Mwiriwe. Bimeze bite rero? Sawa. Ni amahoro cyane. Urabona abani babasore nakubwiraga bagize finale. Uko bari bagutya barahatanye ni intwari zacu. Abangaba rero nibo bagiye kuba basoza ryarushanwa twari tumaze igihe dutegura. Ubuze barengetse abangaba. Ibintu bimeze neza rwose nta makemwa wumve ko abari abambere mu bambere. Watsinze no wohereye. Ntabwo watsinze araboneka of course dutegereje finale aba nabagize finale agomba kuvamo umwe utwara cya gihembo nkuko mwagiteguye banyakuba. Muribuka yuko ejo naguhamagaye nkakubwira ngo ndashaka ko uyu munsi uza kumbwira watsinze. Cyo kituzanira. Ariko boss ntabwo wambwiye ngo ngomba gushaka uwatsinze kuko uwatsinze agomba kuboneka ahubwo mwe muhari. Niyo mpamvu natoranyije nako aba nabatoranyije sinabatoranye barabikoreye kabisa. Niyo mpamvu nyine uyu munsi nabakuzaniye ngo barebe umuntu dutegure finale. Urumva bimwe nakubwiraga rero abasore banjye bakazera kugakora neza ku buryo kwa mushinga uzakorwa neza. Ukubyumva. So rero akazi keza ubwo ngubwo ndumva nta bindi bintu kireka nimba ari ikindi kintu mushaka kutubaza. Ntacyo boss. Ubwo na finale. Sawa sawa ibihe byiza. Ubwo gahunda rero ukuntu zikomeje rero ubu. Namwe mushatse nakwigenza. Urakoze cyane. Wabonye bimwe nakubwiraga amurushanwa ari kugenda neza cyane. Ahubwo ikintu kirimo kirabura. Nuko wamenyesha izo miliyoni zawe 10 ashyiraho nanjye izindi miliyoni zanjye 10. Ubundi nkazayahereza manager wa rwa ruganda ruzadutera inkunga ya miliyoni 100. Kugeza ubu ngubu nimba nta kindi kibazo numva wenda waba ufite wowe tumva twabikora. Okay, kugeza kuri ubu ngubu rero ndabona akazi kari kugenda neza siko bimeze. Ahubwo igisigaye si finali. Igisigaye ni finali ubu ngubu kubera ko ni nayo bazaduheraho ya nkunga. Ubwo rero njyewe
njyewe ubu ngubu kanguhereza za miliyoni 10 sibyo noneho icyo urakora urahita ujya kuri banki juste yo kuva hano urahita ujya kuri banki noneho uzirotire okay Kasimu mbega finali igiye kugenda neza urana uwo munsi tuzananywamo cyane bon nta kibazo gihari kuko amafaranga tuzaba twayabonye siko bimeze ubwo we tuza ngo isomo ry'uburyo abantu bashakamo amafaranga ku buryo n'ubutaha uzajya umbona ukabona ko nari mugenzi wawe cyo koza ntakubeshye aho navivuye pe ntago nzi ko tuzagira finali ahubwo hari ikintu ntekereza umutekano w'abari abantu kubera ko umwana uzatsindira miliyoni 10 abandi bana batsinzwe bashobora kuzamugirira ishyari ugasanga umutekano wiwe ugiye mu kangaratete urumva atari ikibazo gikomeye cyane ibyo byo nibyo ariko umutekano w'abana wibigira ikibazo nta kintu bazaba uyu mutekano w'abana ngomba kugira ikibazo kubera ko maze gushyiramo miliyoni zanjye 10 niba maze gushyiramo amafaranga yanjye rero ivomye ko ngomba kugira n'amakenga umutekano w'abari abana ugomba kwitabwaho Kasimu rero iby'umutekano w'abana bindekere wibigira ikibazo njyewe bimarira ubishyire mu maboko yanjye ndabikwizeza ko nta bintu byose bizagenda neza okay nta kibazo umutekano wabo ugomba kuzawitaho neza bo hanyuma ndumva ibindi bisigaye ari kuri telefone okay ni kuri telefone nta kintu okay urakoze cyane Kasimu inshallah alhamdulillah Yes. Ndakumva. Oya ningewe ntago wayo. Ndabikora nta kibazo. Oya we nyizera. Uretse gato. Ubwo se ikanze iki musore? Umva ikintu nshaka kukubwira. Ntuzigire ubwira boss wawe ko ndi muzima. Uranyumva? Hanyuma se nakubona wanjije. Umenye ko nitwa Mukambwe. Ninjye papa w'abasekuru bose. Ikindi kandi umenye ko yanyishe. Ariko urasetsa ko yarakwishe se ukaba ukivuga. Usibye kazi ko wanapfuye. Ibyo nibyo nshaka kamenya. Sarehe n'umugome ndashaka kuzamwe. Ahubwo wenda ndabona ushaka kongera kwicwa noneho burundu. Umenye ko ndi imoto ubusingipfa sineze no gupfa aha data. Ariko Mukambwe uzi ko mbona wacanganyukiwe nyuma yuko kubiswa ubuhirirwa mu mutwe koko uraje uzabibona ko nacanganyikiwe ni gutumbwire ko umuntu muzima afata gahira akagakubita umuntu mu mutwe koko ikindi wibuke ko boss nta mutima namagira nta na kamera agira ikindi nta n'indangagaciro agenderaho ibyo byose rero nzabimwigisha aha nge sindi kumwe nawe ariko uriya mugabo uramuzi igihe cyose uzumva ko imbaraga z'umwijima zakuyobora uzahora uyobowe nazo gusa hari igihe kigera ukumva wabatuka riga ni kukuri ugakiza na benshi bari bagiye kurimbuka Mwaka umeze neza? Meze neza boss. Urabizi yuko umuntu wese ugerageje kumbeshya bitajya bimugwa amahoro. Uzagerageza kukubeshya uzamuhane wihanukiriye rwose pe. Aho ni sawa cyane. Hanyuma Mukambwe mwamujugunye twamutaye mu mazi ubu n'amafi yamuriye banza yaramurutse. Okay. Ndumva iyo nkuru ari nziza cyane. Kubera ko buriya nk'iyo muze kumuta ku muhanda mwari kuduteza ibibazo bikomeye nk'iyo polisi mubona. Oya humura rwose shyira umutima hamwe. Reka mbyizere ndumva ari kugenda bemereza akanyamuneza.
rega n'ubundi ndi umuntu mwiza nuko ntajya mbura ibinyendaro bimvangira mu kazi. Boss wamuhaye igihano cyahatari kabisa. Ntabwo njya nyine rega. Sanga ugiye turasubira. Sawa merci. Umuntu naramwishe. Burya se uri umwicanyi? Igihe cyose nzakubwira gukora ikintu ntugikore. Nta mahirwe nzaguhereza yo gukomeza kugura Imana. Namukuyeho. Ariko shere, numvise baravuga ko ushaka kutujya mu cyumba. Bagenda. Nta kibazo shere tugenda. Ariko se bite byawe noneho ko mbona uyu munsi ufite ubwoba bwa hatari? Wahura n'iki wa mugabo? Uzi ko Sarehe yitoya akambaza aho twajugunye Makambwe sha? Makambwe namubwiye ko twamujugunye. Ariko isa aho ni wabo waramubwiye yuko Makambwe akiriho. Ahubwo uri umuntu w'umugabo cyane. Reba iyo ukora ikosa ukamubwira ko akiriho. Nanjye wari kubunyicishije wa mugabo? Hanyuma se ko namubonye tukaba twaramubwiye ko yapfuye. Bizagenda bite? Reka uzamubwira ko ari umuzimu wabonye. Ikindi kandi ntago haba warakubise umuntu ubuhiri bwo mu mutwe unurangiza utekereze ko akiriho. Kandi wibuke ko na Mukambwe yaracanganyukiwe nta bwenge habe na gato. Ariko isa iyo witoye ukareba ugatekereza ubona uriya mugabo tuzamukorera kugeza ryari ko nabonye ari umugome sha. Icyo kibazo nanjye muranyibaza ariko tuzamukorera kugeza natwe tubonye ibyo dushaka mbega tubaye abakire. Urumva erega Sarehe nta nubwo ari umuntu mubi, ikibi cye nuko abeshya. Ariko reka dutegereze ko ari amarushanwa azabejo turebe n'amafaranga azakuramo turebe n'ayazaduhemba. Ibyo bizatuma dufata umwanzuro. Wa mungane ariko Makambwe bishobora kuzarangira muduteje. Reka tubitega amaso wa mugabo we. Oya ibya Makambwe nibigutera ubwoba nta kibazo ateje rwose. Ndabigutegereje nzaba nkureba.